tekereza ku gihano kiba kimeze nk'aho ari iherezo, igihano umuntu atapfa kugarurira aho ariho hose. Iyo cyamaze gukorwa nta kwaka imbabazi, nta kongera kwicara ku rukiko, ahubwo icyo gihano nyine ntabwo cyapfa kugarurwa, biba byarangiye. Iki ni igihano amaleta yakoresheje imyaka myinshi yagiye itambuka. Bamwe icyo gihano bacyita ubutabera, abandi bakabyita kwica, ari igihugu cyicaye abaturage bacyo. Gusa icyo gihano uyu munsi turiho wa none, abarenga ibihugu birenga 1/2 cy'isi cyamaze kugikuraho cyangwa se cyamaze no kugihagarika. Ntabwo bagikeneye ko icyo gihano cyongera kubaho. Icyo gihano nta kindi usibye ko ari igihano cy'urupfu. Uyu munsi rero ndaza kukubwira ku bijyanye n'igihano cy'urupfu, uburyo cyaje kubaho cyangwa se uburyo cyashyizweho, n'uburyo sosiyete yakiremye, ndetse n'impamvu kikiriho kuri uyu munsi wa none. Akaba ari ibihugu bimwe na bimwe bigikoresha icyo gihano cy'urupfu nk'aho nyine ari kimwe mu bihano bikuru bihari. Tega amatwi ubundi ukore subscribe ku YouTube channel ya Shafi Entertainment niba utarayikora, ubundi twikomereze. Reka tubanze twibaze, iki gihano cy'urupfu ubundi ni iki? Iki ni igihano leta ishyiriraho umuntu nyuma nyine y'ibyaha runaka yakoze, bakavuga ati uyu muntu igihano akwiriye ni igihano cyo kuba yakicwa. Iki gihano akenshi kijyana n'ibyaha nk'iby'ubwicanyi, iterabwoba, cyangwa se ubugambanyi bw'igihugu, cyangwa se kugufata uneka icyo gihugu, ndetse harimo nk'ibintu byo gucuruza urumogi. Mu bihugu bimwe na bimwe nyine icyo gihano baragitanga cyo gupfa. Ubundi hari metode nyinshi zigiye zikoreshwa, harimo ndavuga nyine ubwo metode zo kwica. Bakoreshaga uburyo bwo kumanika, kuba baca umuntu umutwe cyangwa se bakamutwika, bakamurasa. Bamara no kumurasa, rimwe na rimwe kandi nabo bicaza ku ntebe bakakubitisha amashanyarazi, n'ibindi bihano byinshi cyane, nko kuba banagutera urushinge ukaba wenda wasinzira utamenya uburyo byagenze. Ibyo byose biri mu bihano bajyaga batanga, ndetse n'ubu bagitanga mu bihugu bimwe na bimwe. Gusa igihari nyine utitaye kuri metode yose bakoresha, ikihari ni uko batwara ubuzima bw'umuntu cyangwa se hari umuntu uhaburira ubuzima. Reka noneho turebe, ese igihano cy'urupfu kugira ngo kibeho byari byagenze bite, n'iki cyabiteye? Ubundi iki gihano cy'urupfu ntabwo ari igihano kije vuba cyangwa se kije muri aka kanya, ni igihano cyahozeho kera mu mateka y'isi. Turebye dukurikije wenda ancient civilization, aho dusanga mu myaka irenga 4000 ishize, aho bita muri Code of Hammurabi cyangwa se Hammurabi muri ancient Babylon. Muri iyo myaka bari baratangaje ibyaha 25 bishobora gutuma umuntu bamuhereza igihano cy'urupfu. Nanone mu gihugu cya Egypt ya kera nyine ancient Egypt, bakoreshaga igihano cyo kwica mu rwego rwo kurinda amatwara y'umwami Farawo. Nanone mu Bugiriki no muri Roma bajyaga bica n'abantu bakabicira ku karubanda kugira ngo binabere isomo n'abandi. Ndetse ubundi kino gihe cya kera, ubundi amagereza yabaga ari makeya, no kugira ngo uzayabone byabaga bigoranye cyane. Ibi rero bigatuma igihano cy'urupfu ari ikintu cyoroshye, bagitangaga mu buryo bworoshye cyane. Ikibi cyabajemo cyangwa se uwakoze ikibi bakamukuramo mu buryo bworoshye cyane, kugira ngo atazana abateza n'ibindi bibazo akaba yabavuyemo. Nanone kugira ngo bize byagizwemo uruhare n'amadini, aho bavuga yuko, kuko bavuga ngo nko mu bitabo by'amadini hari ahantu handitse ngo ijisho ngo rihorwe irindi, ngo ubuzima buhorwe ubundi, ndetse nyine aya magambo bikavuga yuko yashishikarizaga abantu kuba bakicana cyangwa se kuba bakamburana ubuzima. Rero bumvaga nk'aho ari ikimenyetso cyo kugira ngo bazane ubutabera, bakumva ko nyine ari bwo buryo batangamo ubutabera, muri ubwo buryo nyine bwo kuba bakaka umuntu ubuzima. Reka noneho turebe uburyo zino sosiyete byaje kugenda kugira ngo bashyireho kino gihano cyo kuba bakica abantu cyangwa se babambura ubuzima, uko byaje kugenda n'icyabibateye. Ubundi twavuga ko hariho nk'impamvu enye z'ingenzi bashyiriyeho kino gihano cy'urupfu. Impamvu ya mbere yari deterrence, cyangwa se icyo twakwita nk'aho ari iterabwoba. Bizeraga ko gutera ubwoba abantu bakababwira ati tuzabica nimuramuka mukoze iki ngiki cyangwa mugakora kino cyaha, nyine bizabaviramo kuba mwapfa cyangwa se kuba mwabona igihano cy'urupfu. Rero bikaba byabatera ubwoba, icyo cyaha bakakigendera kure, n'ibyaha nyine bikagenda bigaruka, kuko bavuze ko icyo gihano kiri buze kubahabwa ari igihano cy'urupfu. Rero bugatuma nyine nabo bagira ubwoba, bakavuga ati iki kintu nari ngiye gukora reka mbe nkiretse, kuko bashobora kunyica bakamanika cyangwa se bakanyica mu bundi buryo nyine batangamo ibyo bihano by'urupfu, akahita reka kuba yakora icyo cyaha. Iyo ni impamvu ya mbere. Iya kabiri ni retribution cyangwa se igereranya ry'ibyaha, aho bavuga ati iki gihano kijyanye n'iki cyaha cyangwa se gikwiriye iki cyaha, ku buryo nyine bavugaga ati iki cyaha ni icyaha cy'indengakamere kimeze nk'uko wavuga ngo ikibi. bakavuga ati rero iki cyaha nta kindi gihano gikwiranye nacyo, bakavuga ati gikwiranye n'igihano cy'urupfu.
bakayifata nk'aho nyine atari ukwihorera wenda nimba wishe umuntu, ahubwo bakabikora nk'aho nyine ari ubutabera bakoreye wa muntu wishe nyine, nabo bakavuga ati nawe ugomba gupfa nyine. Impamvu ya gatatu ni power and control. Kuba nyine bafite imbaraga na control mu biganza byabo. Kuba bafata umwanzuro ku buzima bw'umuntu byerekaga yuko cyangwa se byerekanaga ufite cyangwa se umuntu ufite imbaraga cyangwa ububasha mu biganza bye kurusha abandi bose. Mbega nyine byerekanaga umunyembaraga nyinshi, bikagaragaza none umunyembaraga nke kuko nyine nibo bahabwaga ibyo bihano. Abami ba emperors bakoreshaga kino gihano cy'urupfu nk'aho ari message kugira ngo bameze nk'ababurira abaturage bababwira ati mwubahe itegeko twashyizeho, bitihise nimutubaha iri tegeko birabaviramo ibihano cyangwa se ingaruka zikomeye cyane. Mbega babaga bameze nk'aho bari kubaterwa bababwira ati nudakora iki ngiki nawe ikizakubaho gikurikiyeho ni urupfu, nta kindi kintu uzabona. Impamvu ya kane ni removing threats cyangwa se kugabanya iterabwoba byaterwa n'abo bantu bakoze ibyaha, kuko mu bihe bya kera ubundi amagereza nta mbaraga yari afite ku buryo nyine nibo bari gufunga yari gutorokera igihe ashakiye. Rero bakabikora kugira ngo nimba hari n'ukoze icyo cyaha bamukure mu nzira, nibabe bamubitse kuko kugira ngo atazateza ibindi bibazo. Urumva nyine umuntu wakoze nk'icyaha cyo kwica yahuye n'undi muntu nawe wakoze nk'icyo cyaha, bashobora gukora indi propaganda namwe bakaba bakuraho namwe muri kubwo butegetsi. Rero kuko nta security ihagije bari bafite, wenda nk'iki gihe dufite amagereza menshi afite n'umutekano uhagije, ariko muri ibyo bihe bya kera ntibyari biriho. Rero bahitaga bafata umwanzuro wo kuvuga bati reka noneho tujye tubica abo ngabo bose bari kuzagira uruhare mu kudutera ubwoba cyangwa se no mu kudukanga. Icyo gihe bose ntibabe bariho, nibe bari bazima. Gusa igihe cyaje kugera ibintu bisa nk'aho bisubiwemo, byari mu kinyejana cya 18 aho bamwe mu bafilozofe ndetse n'abantu baharanira uburenganzira bwa muntu batangiye kwibaza ibibazo, avuga ati se leta ubundi ifite ubushobozi bwo kuba yahitamo umuntu kuba yapfa? Bamwe muri abo bafilozofe harimo nka Cesar Beccaria bakomeje babiburanaho bavuga ati kuba mwashyiraho igihano cy'urupfu ntago cyagabanya nyine ibyaha abantu bakora ibyaha, ahubwo bishobora no gutuma sosiyete igira imyigaragambyo ikora ibintu bidakorwa, ndetse hashobora no gupfiramo abantu b'inzirakarengane kuko hari n'igihe n'umuntu bashobora kumubeshyira ngo yakoze iki kintu atanagikoze, bakaba bamwica, ibimenyetso bikazaboneka nyuma bigaragaza ko uwo muntu ari inzirakarengane ariko yaraburiye ubuzima yaramaze gupfa. Ubwo urumva nabyo bikaba ikindi kibazo. Gusa urumva muri icyo gihe hari hamaze kuza ibintu byo kuharanira uburenganzira bwa muntu, amagereza agezweho, ndetse bari bameze nk'abatangiye kubaka sisiteme nshya y'ubuyobozi. Ibihugu byinshi byahise bitangira kugenda bikora kino gihano gutyo nyine kigenda kigabanyuka. Gusa hari ibihugu cyagiye gisigaramo na n'uyu munsi ibyo bihugu bisigaye bikora icyo gihano bitaranagikuraho kandi binagishyigikiye cyane. Ibyo bihugu harimo nk'Ubushinwa, Iraq, Saudi Arabia, Egypt, North Korea. Ibyo ni bimwe mu bihugu nyine bitanga igihano cyo kwica mu buryo bwinshi cyane, mu buryo bukabije. Gusa nyine hari n'ibindi bitanga igihano cy'urupfu ariko ntabwo ari kenshi cyane, ni gake na gake. Harimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntabwo ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yose, ni amwe mu mareta agizwe na leta ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atanga kino gihano, ndetse n'Ubuyapani, Ubuhinde ndetse na Pakistan. Gusa ibihugu birenga 110 byakuyeho kino gihano, biravuga ati kijyana ntabwo tuzongera kugikoresha. Harimo mu bihugu byinshi by'Uburayi, Canada, Australia, South Africa ndetse na kino gihugu cyacu cy'u Rwanda cyakuyeho kino gihano cy'urupfu. Bimwe na bimwe muri bino bihugu byagiye bigikuraho nyuma yo kwica abantu b'inzirakarengane batari babizi, bakaza kubona ibihamya yuko abo bantu baziraga akarengane, bakavuga bati nta mpamvu yo kugira ngo kino gihano kigumeho, bakagikuraho. Abandi bagikuragaho bavuga yuko nyine ari ukwambura agaciro umuntu, ko umuntu wamwica kandi ubuzima atari wowe ubutanga, ari Imana ubutanga, bakavuga ko nyine bitagakwiye kubaho. Rero bakagikuraho nyine bishingiye ku byo bagiye babona n'ibindi byinshi nyine birimo aho ngaho tutari buze gutinda kuri uyu munsi wa none. Gusa nanone igihari abantu ntago babivugaho rumwe kenshi cyane. Hari ababishyigikira ndetse hari n'ababihakana. Bamwe bakavuga ati hari ibyaha rwose bikwiriye kuba umuntu yapfa, ngo rimwe na rimwe bitanga ubutabera ku miryango yabuze ababo, cyangwa se ngo birinda na sosiyete kuba nyine abo bantu bakoze ibyaha nyine batakongera kubikora ko ntago baba bahari. None abandi bakavuga bati ibyo bintu ntago ari byo kuko hari abantu b'inzirakarengane bagiye babyicirwamo bakabahaburira ubuzima, ati ntago bigabanya ibyaha ahubwo birabyongera.
ati akenshi na kenshi bikunze gutwara abantu b'abakene ko nyine baba badafite uruvugiro bakaba babica. Ati kandi bihindura igihugu nk'ahari igihugu cy'abicanyi, bikaba nyine biri mu mpaka nk'izo nyinshi z'urudaca. Gusa nyine buri muntu aba afite uko abyumva. Gusa icyo nakubwira, igihano cy'urupfu birenze kuba ari igihano ahubwo bimeze nk'aho ari indorerwamo igarura urumuri yerekana uko isi ifata ubutabera, ndetse yerekana n'agaciro baha ikiremwa muntu, ndetse n'uburyo bafatamo ubwoba bwabo ndetse n'imbaraga zabo. Gusa uko isi ikomeza yisunika cyangwa se ibihe bikomeza bigenda bimwe bisimbura ibindi, ikibazo gihari uguma wibaza uvuga uti ati se ubutabera bujyanye n'ibihano, cyangwa se kugira ngo ubutabera bubeho bisaba ibihano, cyangwa se ubutabera buri kugira ngo burinde ikiremwa muntu ubwacyo ku giti cyacyo? Nawe ushatse wasigara ubyibazaho ukavuga se byagenda bite, byahinduka gute? Gusa icyo udakwiye kwibagirwa ni ugusiga ukoze subscribe nimba utarayikora, kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi ntibijye bigucika nk'uko murambikubwira. Kandi ibihe nk'ibi ngibi nakagaruka. Kora subscribe ubundi Imana ibarinde.